Ni mu masaha y'igitondo, Eunice rero aba yasinziriye cyane, akangukira hejuru maze agahita areba kuri telefone, ahita asanga saa moya zageze, aba afite rero rendez-vous ku kazi, ahita rwose yitegura vuba vuba maze agasohoka yihuta. Gusa nyine aba ari gusohoka maze umusore mwiza agahita amwitambika, ni umusore rero baba baturanye nyine muri apartment babamo. Uyu musore ahita amubwira ati igitondo cyiza, njyewe nitwa Jordan. Eunice ati sawa rwose ni byiza gusa ndihuta. Uyu musore rero akomeza kumwitambika, aho Eunice agiye kunyura uyu musore agahita ahahagarara nko kumubuza inzira nyine. Uyu musore aramubwira ati ndifuza ko rwose tuvugana gatoya, ndifuza kumenya izina ryawe, ndi umuturanyi hano turaturanye. Eunice ati mva rero nkubwire, niba rwose ukeneye umuntu mwaganira, uwo ntabwo ari njyewe waba wayobye, njyewe rwose ubu ndi kwihuta cyane, mfite ibintu byo gukora, mvira mu nzira rero rwose jya gushakira ahandi, njyewe ntabwo mbashije kuboneka. Ahita amusunika maze akamucaho. Uyu musore rero azunguza umutwe maze agahita avuga ati umukobwa mwiza cyane rwose. Ku mugoroba rero Eunice arataha maze fiancé we Diane agahita aza kumusura. Eunice rero aramubwira atumva nkubwire, ku kazi rwose hari abantu benshi bandwanya ariko nibantegereze, harabura iminsi mike rwose maze bakangira umuyobozi mukuru, bose bazambona. Ibintu byose babyica ku bushake kugira ngo abe ari jyewe ubibazwa. Sheri we ahita amubwira ati jya wihangana nyine, ntabwo erega wakumvikana n'abantu bose, cyane cyane ko bari abantu muhurira ku kazi baba baragiye bakurira ahantu hatandukanye, bafite imico itandukanye, ntabwo rero mwese mwahuza, ntabwo rwose byashoboka. Baricara rero bakaba baganira, cyane cyane ko rwose Diane ari we uba ukunda kumara stress Eunice. Bahita rero bumva kwa Jordan umuziki rwose awushyize hejuru cyane, azamuye volume, maze Eunice agahita arakara ati ariko rwose uyu musore nawe arambangamiye, ngaho ndasohoka akaza kuntangira ngo ashaka kumvugisha, nakwizira mu rugo nje kuruhuka, imiziki nayo rwose akayisakurisha uretse ngenda arambona. Aragenda agahondagura rero ku rugi rwa Jordan n'umujinya mwinshi. Jordan arafungura agahita asanga rwose ni uyu mukobwa, ahita atangira kumutuka cyane, maze Jordan agahita yisubirira mu nzu akongera agafunga. Noneho uyu mukobwa umujinya uramwica, ati urabona ukuntu ansuzuguye, urabona ukuntu ahise afunga atanumvise ibyo nagombaga kumubwira. Diane ati sheri ni ukuri tuza rwose, wikomeza kwiyongerera stress. Eunice ati hoya uyu nawe rwose arambangamiye. Ahita rero ahamagara umuntu nyine nyiri aya mazu, maze akamubwira ati uyu musore rwose duturanye arambangamiye bikabije. Uyu rero umumama nyiri aya mazu ahita ahamagara Jordan, maze bose bakaza bagahurira nyine kwa Eunice. Nyiramazu rero abwira Jordan ati urashinjwa rero rwose kuba usakuriza abaturanyi kandi cyane, usakurisha rwose imiziki ugakabya. Yego nyine turabizi uri umunyamuziki, ariko nanone jya wihangana rwose, nyuma ya saa 3 z'ijoro urekere. Eunice ahita baca mu ijambo ati hoya saa 2, maze Jordan ati nta kibazo rwose, ahubwo nzajya mbihagarika saa moya rwose ntimuhangayike. Ati gusa nanone uyu mukobwa nawe agira umushiha mwinshi, kubera ko rero Eunice aba yicaranye na Diane. Jordan ahita amubwira ati umva rero Diane, ni wowe rwose ugomba kujya ubigiramo uruhare kugira ngo sheri wawe ntagire umujinya mwinshi, atahora arakaye, wagira ngo nta kintu kijya kimushimisha mu buzima, atako ni akazi kawe rwose ko kumushimisha. Jordan rero ahita ababwira ati rwose nabyumvise, reka rero nigendere kandi rwose nzabyubahiriza ibyo mwansabye. Diane rero aba rwose agomba kurara hano uyu munsi. Jordan rero amara gutaha, maze Eunice agasigara atonganya Diane ati ariko ni gute umuntu ambwira amagambo angana kuriya, nyamara rwose ntugire ikintu na kimwe ubivugaho, wagira ngo ntabwo wari uhari. Diane ati ariko se sheri urumva rwose nagombaga kuvuga iki? Yari amaze kukwemerera ko rwose ibyo ukeneye azabikora, ntabwo wari ukeneye se ko azagabanya volume? Yari amaze kubikwemerera gute se kandi nari kujya gutongana nawe kandi nyamara atigeze rwose aza guhangana natwe? None se wifuzaga ko turwana?
oya rwose turi abantu barezwe, ntabwo rero ibyo bintu twabikora. Kuva yari yemeye ibyo tumusaba twagombaga kumureka akigendera. Ariko rwose ndakwinginze sheri, urabizi uyu munsi ari kuwa gatandatu kandi nyine niwo munsi wampaye tugomba gukora igikorwa cy'urukundo. Ubwo rero rwose ntatwicire umugoroba, bituma atwicira umugoroba rwose. Umunsi wakurikiye rero aba nyine ari muri wikendi. Eunice rero abyuka maze akajya gukora siporo. Aba ari gukora siporo rero imbere y'inzu, maze Jordan akanyuraho arahagarara akamwitegereza, ariko bose ntihagire uvugisha undi. Eunice abona uyu musore ari kumwitegereza cyane, maze agahita ahaguruka agahita yinjirira mu nzu. Ku rundi ruhande rero Gianni mama we aramuhamagara maze akamubwira ati ariko mwana wa, uzi yuko ngiye gupfa ntabonye umukazana neza neza, ariko se ko rwose wabonye umukobwa, wabonye fiancé, kubera iki rwose mudakora ubukwe? Gianni ati rero Eunice rwose yanze ko mwambika impeta ngo haracyari igihe, ngo nta cyihutirwa. Mama we ati none se ubundi niba uwo mukobwa yarabyanze washatse uwundi? Abakobwa bose bari muri iki gihugu ugomba gutegereza uwo nguwo. Ikindi kandi uwo mukobwa wawe rwose ndanamukemanga, kuva wambwira ko yakuriye mu kigo cy'imfubyi natangiye kumushidikanyaho nubwo ntabikubwiye, kubera yuko sinumva ukuntu umukobwa wakuriye mu kigo cy'imfubyi yabasha guha rwose umuryango agaciro, kuko ntabwo yigeze awubamo, nta bintu by'umuryango azi. Gianni rero ahita atangira kumva nyine mama we atangiye kurengera, maze agahita atangira guhuha muri telefone, akajya yiyitabishwa nyine ati mama, ati network rwose yanze, ihangane ndaza kuguhamagara. Ariko nyine aba ari guhuhamo akabisakurisha ku buryo nyine mama we yumva harimo ibintu by'ibiyaga. Ahita yikupira telefone maze akimyoza ati ariko mama nawe rwose aramvangira, bashaka kwivanga mu bintu byanjye byose. Ku mugoroba rero Eunice aba yicaranye muri salo na Gianni, aramubwira atumva sheri, ndashaka gusubiramo presentation nzakora ejo, kuko rwose ndifuza ko nta kosa na rimwe rigomba kuzabamo. Gianni ati yego nta kibazo, ngaho rwose mbwira, ariko ndakwizeye rega, uriya mwanya rwose uzawubona nta gushidikanya. Eunice ati nanjye natangiye kubyizera, atuzuye ko numvise abantu bo ku kazi bari kuvuga ngo uriya presentation ngo uzaba ngo rwose ari nk'ikimenyetso, ngo ariko umwanya wo narangije kuwubona, nahise numva rwose nanjye icyizere kibaye cyose. Gianni ati humura rwose ndakwizeye cyane, ati ubundi se bataguhaye uwo mwanya urumva bawuhande wundi? Eunice rero ahita atangira nyine gukora presentation, ayikorera nyine kuri Gianni. Gianni ahita amubwira ati mba nkubwire, nkurikije rwose by'amatwi yanjye yumvise, numvise nta wundi muntu ukwiriye uwo mwanya ukundi. Eunice rero ahita amuhobera ati ubundi mukunzi, niyo mpamvu ngukunda cyane, unsubizamo imbaraga rwose, amagambo yawe arankomeza. Buracya rero mu gitondo maze Eunice akitegura, yambara neza nyine nk'umuntu koko ugiye guhiganirwa umwanya w'ubuyobozi. Eunice rero aba akora muri banki. Gianni rero aba akimukubita amaso maze agahita amubwira ati wambaye neza neza rwose, biragaragara ko rwose uri umuyobozi unabirebesheje amaso. Genda rero rwose nanjye ndasigara kwiteguye, ndabizi uraza kugaruka hano ugarukanye inkuru nziza, turaza rwose kubiserebura bitinde. Eunice rero rwose agenda yishimye kandi ubona rwose anifitiye icyizere cyinshi. Ku mugoroba rero Gianni ategereza ko rwose Eunice amuhamagara ngo baze guserebura, maze akabibura. We rero ahita aza kwirebera nyine Eunice, kuko Gianni aba yabaye asubiye nyine muri apartema ye. Araza rero maze agakomanga, Eunice arafungura, Gianni agahita atangira kumuterura ati sheri, kuki utampamagaye koko? Nari niteguye ko nyine uri buze ugahita umpamagara, maze tugahita nyine tujya guserebura ko rwose uri umuyobozi mushya w'iriya banki. Eunice nta jambo na rimwe aba ari kuvuga, biba bigaragara rwose ko yijimye ku isura.
Gianni ati ariko ntuhangayike mukunzi, njyewe hari icyo naguteguriye, ahubwo nyine jya mu cyumba maze ushyiremo agakanzu keza keza rwose wumva ufite, maze ubundi ngo usohokane tujye kuhatwika rwose hashye. Elise rero ahita amubwira mu ijwi rituje ati sheri, nta mpamvu rwose n'imwe mfite yo kujya kwambara ikanzu, ikindi rwose nta nubwo ndi muri mudu yo gusohoka kubera yuko nyine wa mwanya nawubuze, ikirenze kuri ibyo rero bahise bananyirukana ku kazi. Gianni ahita yijima ati bakwimye umwanya hanyuma none banakwirukanye? Elise ati cyane, ubu rwose nta kazi mfite, ariko nanone ntago mpangayitse cyane kubera ko burya iyo umuryango umwe wifunze hifungura iyindi miryango igihumbi. Hari ahandi hantu rero nadepoje, ahubwo ngomba kuzajya gukora interview ejo, ndifuza ko kandi wazamperekeza. Gianni ati nicyo ngukundira, ubundi uhorana kuhaje, ntabwo rwose ujya ucika intege, ubundi uwo niwe mukobwa nyine nkunda cyane, ari we wowe rwose nise, nzaguherekeza ntugire ikibazo, ni nanjye rwose nzagutwara. Bahita rero bahoberana maze bakicara nyine bagatangira kwinywera akantu rwose, nubwo Enise nyine bitaba byamugendekeye neza. Buracya rero maze Gianni nyine agaherekeza Enise gukora interview, irarangira maze rero bakamubwira ko rwose yayitsinze, bakanamubwira umushahara. Gusa Enise ntabwo yishima kuko asanga nyine umushahara bamubwiye uri munsi cyane rwose y'amafaranga yakoreraga muri iriya banki. Ntabwo rero abyishimira habe na gatoya. Enise rero abwira Gianni ati ariko rwose abantu bari kunsuzugura muri iyi minsi bagakabya, urabona ngo barampa turiya dufaranga koko barabona natwemera? Ntabwo ndi imbabare bigeze aho, ahubwo mfite ahandi hantu nanone ejo nzajya gukora interview, nanone ndifuza ko uzamperekeza, ariko noneho ho rwose ngomba kubabwira nanjye kondisiyo zanjye bakazumva. Gianni ahita amubwira ati ariko sheri, rwose nari ndi kubitekerezaho cyane, ndatekereza wakabaye rwose ufata ikiruhuko maze ukagira ibindi bintu witaho aho gukomeza kwita ku kazi cyane, kubera yuko ukuntu iri muri iriya banki wakoragamo bakwimye poromosiyo ndetse bagahita banakwirukana, n'ahandi hantu hose uri gusaba akazi bakaba bari kuguha udushahara dutoya rwose utakwemera. Ndabona ngewe ari ikimenyetso kiri kuva ku Mana ko hari ibindi bintu iri kugupangira byiza kurusha ibi ngibi. Enise ati uratekereza byaba ari nk'ibiki? Gusa abivuga nyine anaseka. Gianni ati ndatekereza ko nk'Imana yabishaka ko rwose wubaka umuryango ukabyara abana maze ukaba wita ku muryango wawe rwose, aho gukomeza kwita ku kazi kandi katari no kugenda neza. Enise ahita amubwira ati hoya rwose, aho waba nawe uri kwikinira, ahubwo reka njye kwiryamira, ubwo nizere ko mu gitondo uri buntware. Gianni ati ndabikora rwose nk'uko ubishaka, ati ariko nanone utekereze kuri icyo kintu rwose, Imana ishobora kubigushaka mu bindi bintu. Buracya rero maze n'ubundi Gianni agaherekeza Enise, bigenda kwa kundi nanone barongera rwose bakamubwira, ariko amafaranga akaba ikibazo, umushahara rwose wari mutoya. Bataha rero noneho Enise yarakaye cyane, bagera mu rugo maze Gianni agahita amubwira ati ariko rwose sheri, sinzi impamvu ibintu nakubwiye utari kubitekerezaho, ukiri gukomeza kwigora wiruka inyuma y'akazi, nyamara rwose nta nako bari kuguha. Enise ati sinakubwiye se yuko iyo umuryango umwe wifunze undi wifungura? Ati rega njye mfite diplome zanjye kandi nyinshi, mfite doctora, mfite kandi masters, mfite diplome nyinshi ku buryo ntakabaye mbura akazi, nzakomeza rero ngashakisha ahantu hose. Gianni ati nyine nibyo ndi kukubwira, tekereza nawe experience yose ufite, utekereza ayo madiplome yose ufite, nyamara bakarenga bakakwima akazi, urumva ko rwose harimo ikibazo. Ariko ubundi wabiretse maze ukicarira ukaruhuka, ko rwose njyewe nzajya kwitaho mu bintu byose ukeneye, amafaranga ndayafite urabizi. Enise ati hoya, nakubwiye ko njyewe ntagomba na rimwe kuzabaho rwose mbeshejweho n'umugabo, ngomba kubeshwaho n'amaboko yanjye, ahubwo njye ndumva wagira ngo ni nacyo cyifuzo cyawe cy'uko mbura akazi. Ati ariko n'ubundi wabyifuje kera, wifuje kuba wantera inda
maze rwose nkaguma mu rugo nkaba umumama nyine urera abana gusa unakora imirimo yo mu rugo sinsubire ku kazi, kandi njyewe ibyo ngibyo ntabyo nshaka. Jane ati ntabwo rwose aribyo nakwifurije, ariko ni na byiza kuri wowe, dore ko umaze kuba umuntu mukuru ukwiye nyine kugira famiye. Eunice ati ndakubwiza ukuri iri joro nta n'ubwo uri burare hano, genda rwose ujye kurara muri aparitema yawe, reka nigende kuko njye nawe ndumva tutashobokana. Hashira iminsi rero maze Jordan akagaruka kureba Eunice, gusa nyine Eunice rwose ntabwo aba yumvikana n'uyu musore habe na gatoya. Araza rero agakomanga maze Eunice agafungura, abona ari uyu musore maze agashaka gukubitaho urugi, ariko uyu musore akarusunika akinjiramo imbere nyine agahagarara iruhande rw'urugi. Eunice rero ahita amubwira ati ariko ubundi wowe unshakaho iki, kubera iki rwose ukunda kuza kuntesha umutwe? Jordan ati nari nje kugusuhuza. Eunice atumva nkubwire nta kintu nshaka kuvugana nawe, ahubwo ndakubwiye ngo nsohokera mu nzu, reka rwose nigire kwicara muri salo, nizere ko ndi kumva urugi ruvuga uri gusohoka. Eunice ahita yigendera akicara muri salo, nyamara rwose aba yorohereje akazi Jordan kubera ko ikiba kimuzanye kiba ari ukumwiba urufunguzo rwe. Ahita rero afata rwa rufunguzo, aba afite masitike mu ntoki. Masitike ni bya bintu nyine bafatirisha ibirahure, kiriya kintu nyine kiba cyoroshye cyane. Afata rero rwa rufunguzo agahita arutsindagira kuri iyo masitike, maze forume nyine y'uru rufunguzo igahita isigara kuri ya masitike. Ahita yongera akarusubiza mu muryango, maze agahita amubwira ati sawa rwose ndumva utankeneye hano, reka nigendere. Ahita yigendera maze akazaza rero agafungura agafata amamikoro ndetse n'amakamera akabishyira rwose muri iyi nzu ya Eunice. Aba afite rero indabyo nyinshi muri salo, utu dukoresho rero dufata amajwi ndetse n'amashusho agenda rwose adushyira mu ndabyo ziba ziri mu mavaze muri salo, ku buryo nta muntu n'umwe wabasha kutubona. Tuba ari udukoresho duto cyane, nyamara tuba dukonegise kuri mashine ya Jordan, ku buryo rwose ibintu byose bivugirwa muri iyi nzu ndetse n'ibikorerwamo byose we aba ari kubyumva. Hashira iminsi rero aba ari mu masaha y'igitondo, Eunice arakanguka, maze akakanguka yumva rwose afite iseseme nyinshi cyane. Aba yumva rero rwose akeneye kujya muri tuwarete nyine akaruka, kuko aba yumva bimeze nabi cyane. Agenda rero yihuta, maze yagaruka agatangira kwitekerezaho atari ibi bintu uko bidasanzwe bimbaho, bimubaho rero kenshi ku munsi. Maze agahita ahamagara umuganga bari baziranye akamubaza ati ariko mbwira, birashoboka ko umuntu ashobora gusama nyamara rwose afata ibinini bimurinda gusama? Muganga ati birashoboka rwose, haba hari ndetse amahirwe 10% y'uko ibyo bintu bishoboka. Eunice ati we ntumbwire ibyo bintu, ati uzi ko abaganga mwaba muri ababeshyi? Hanyuma rero byaba bimaze iki kuba ibyo binini bivugwa ko rwose birinda gusama, ariko hakaba hasigara amahirwe 100 ko yuko umuntu yabisamiraho? Muganga ati nuko bimeze, ahubwo niba rwose wumva ufite utuntu tw'utumenyetso ukwiriye gukora test de grossesse. Eunice rero umutima umuvamo, ariko nyine agahita ajya kwigurira agatesite kugira ngo abyikorere. Aragenda rero akakagura, maze agahita ahamagara wa muganga atumva nsanze rwose narasamye. Uyu muganga ahita amubwira rero ati ni byiza cyane. Eunice ati ni byiza cyane. Muganga ati cyane, none se urumva atari byiza? Erega urakuze, ufite imyaka myinshi, ikindi kandi ukeneye rwose kubaka umuryango, ndumva rero njyewe ari byiza kuri wowe. Eunice ati ntabwo bishoboka, iyi nda ngomba kuzayikuramo. Uyu muganga ati ceceka, ntuzongere rwose kuvuga ibyo bintu, sinshaka kubyumva mu kanwa kawe. Uwo ntabwo ari wowe, uwo ni umwana wawe, uwo rwose ni amaraso yawe, kandi nukuri uramukeneye. Eunice ati hoya, ntabwo ngerega nazaba umubyeyi mwiza, ubu se koko nakuriye muri orphelinat, ibi bintu byambayeho byose bizabe rwose ari nabyo biba ku mwana wanjye, nanjye nzamere nka mama wanjye wamfashe maze akagenda akanta imbere y'urusengero, abagira neza bakantoragura. Ubu koko n'umwana wanjye nanjye nzaba ari byo mukorera? Uyu muganga ati hoya, ariko se Eunice, simpora nkubwira yuko wowe rwose ntaho uhuriye na mama wawe, wowe uri wowe, kandi rwose uzaba umubyeyi mwiza ndabizi, uzakunda umwana wawe, kuko nyine ntabwo uzaba umwifuriza ko rwose byakubayeho nawe byamubaho. Eunice ati simbizi, sinzi ko rwose nabishobora. Akupa telefone rero
maze agahinda kakamwica, atari ku bundi kubera iki iyo ibibazo bije bizira rimwe, reba nawe ngo baranyirukana ku kazi, none dore hikubisemo noneho n'ikibazo cy'umwana, gusa ntabwo rwose iyi nda ngomba kuyigumana. Ka gatesite rero akajugunya aho ku kameza nyine kari mu cyumba cye, ntiyibuke kukabika. Ahita rero yigira muri biro ye nyine iba iri muri iyi aparitema aba abamo, maze akajya kwikorera nyine amareshereshe nk'uko abasanzwe abikora. Gianni rero aza kumusura, maze akinjira mu cyumba cye agahita akubitana na ka gatesite, ahita amusanga muri biro nyine aho aba yicaye, maze akamubaza ati ariko se sheri, witeguraga kuzambwira ibi ngibi ryari? Eunice arareba maze agahita abona ni ka gatesite afite, ahita amubwira ati nta bintu ari kuzakubwira kuko rwose nta gahunda mfite yo kuyigumana. Gianni ati hoya rwose ntumbwire ibyo bintu, ntumbwire ko ushobora rwose kunkuriramo umwana, imfura yanjye, mpora nkwinginga ngo dukore ubukwe, mpora nkwinginga kandi ngo rwose uzampe umwana kuko ngiye nkeneye umuryango nawe urawukeneye, none n'igihe Imana ibikoreye ngo ushaka kuyikuramo, ntabwo rwose byashoboka. Eunice ahita ahaguruka rero akiterera hejuru ati ngewe rwose ntabwo ndi tayari, ibintu byo kujya mu rugo hoya ntabyo nshaka. Gianni ati nyamara rwose reka nkubwize ukuri, ni nayo mpamvu ibintu byose bikubaho, tekereza nawe ukuntu wabuze akazi, ukuntu ibintu byose byanze, nakwambika impeta ukayanga, ariko ubundi uri mukobwa nyabaki? Ubu ngubu koko ninde musore wabasha kwihanganira umukobwa wanze ko amwambika impeta? None ugeretseho no kuvuga ngo urashaka kunkuriramo inda, ibyo byo rwose utekereza ko bidashoboka? Niyo byaba ari inzozi ntabwo byashoboka. Eunice ati bizashoboka, njyewe ntabwo niteguye kubyara, nta nubwo niteguye kuba mama kuko ntabwo naba umubyeyi mwiza. Gianni ati umva nkubwire, ibyo byose nibyo wishyiramo, ni wowe wenyine wo kwicara ugatekereza neza, maze rwose ukamenya icyo gukora. Gianni rero uba warakaye cyane abwira Eunice ati ariko rwose n'ubundi nabibonye na kera na kare, ubundi ni gute ngendera kuri kondisiyo zawe ku bintu byose? Ni wowe ugena igihe tugomba gukorera igikorwa nyamukuru, ni wowe ugena igihe tugomba gusohokera, ni wowe ugena igihe tugomba kubonanira, ibintu byose ni ku gihe cyawe. Rwose reka nkubwize ukuri, ndagukunda cyane rwose birumvikana, ariko ndabibona ushobora kuba rwose utankwiye, atari nawe wanjye. Eunice ati yego rwose, ahubwo n'ibintu nshaka kubona, ntabwo ndi umugore ugukwiye, ntabwo ndi umugore mwiza kuri wowe habe na gatoya, ukwiriye rwose gushaka umugore ugukunda kandi mu byumba kimwe nyine ukeneye kubaka umuryango nk'uko wowe ubikeneye, uwo rero ntabwo ari njyewe. Gianni ahita asohoka maze akagenda rwose arakaye. Buracya rero maze mushiki wa Gianni akaza kureba Eunice, araza bakicara bari kuganira, maze akabwira Eunice ati rero twebwe mu muryango wacu, njyewe ntabwo yenda nzi wowe aho ukomoka uko bimera, ariko twebwe aho tuvuka dufata umuryango wacu nk'ikintu cya mbere kiza imbere ya byose. Ikindi kandi nk'ubu ngubu kubera ko nyine uri fiyanse wa musaza wanjye, nawe rwose uri mu muryango wacu kandi ngomba kukwitaho. Eunice ati urakoze cyane. Uyu mukobwa arahita abaza Eunice ati none se watangiye nyine kumva ibimenyetso, nko kumva nyine uduseseme twa mu gitondo, kumva utuntu tw'udusereri, ndetse rwose no kuba wabona nk'amabere yawe yarabyimbye, ibyo bimenyetso watangiye kubyibonaho? Eunice ahita areba uyu mukobwa atangaye cyane ati ibyo se kandi wabikuye hehe? Uyu mukobwa ati mva nkubwire, nyirabyo bitangara kubera ko umusaza wanjye yarabimbwiye byose, yambwiye yuko rwose utwite, gusa nyine mu muryango wacu ntabwo rwose twemera yuko umukobwa ashobora kubyara mbere yuko akora ubukwe, biba rwose ari amakosa. Eunice rero ahita yishima ati yego rwose ndishimye kuko mu muryango wanyu mutabyemera, kubera ko nanjye ntabwo rwose niteguye kubyara ntarakora ubukwe, niteguye rwose gukuramo iyi nda. Uyu mukobwa rero ahita yumirwa
ati oya ntumbwire ibyo bintu, ibyo kandi noneho byo noneho ni icyaha kirenze, tekereza kuba tutakwihanganira ko nyine abantu babyara batarakora ubukwe, nari nshatse kukubwira ko mugomba kwihutisha ubukwe wowe na Gianni maze ukazabyara rwose mwaramaze gukora ubukwe. Eunice atumva rero nkubwire mwitangira rwose kuntekereza nk'umuntu uzaza mu muryango wanyu kuza kwicara maze akarera abana bo mu muryango wanyu, ntabwo rwose niteguye kubana na musaza wawe, ntabwo mbikeneye habe na gato, ikindi kandi kubyara nabyo rwose ntabyo nshaka. Uyu mukobwa rero mushiki wa Gianni atangira kurakara ati ariko ubundi wowe rwose uri umukobwa nyabaki, ati ndi no kukureba nkibaza nk'ikintu musaza wanjye yagukundiye kikanyobera, ati ariko n'ubundi musaza wanjye ni impumyi, ati urashaje ntabwo uri mwiza, ikigaragara cyo rwose noneho kukureba inyuma ho rwose wagira ngo neza neza bagushyizeho urubaho barabaza, ubundi buriya urambwira umusaza wanjye yaragukundiye iki ko atazi no kureba. Eunice rero ahita arakara noneho maze agahita ahaguruka atumva nkubwire reka rwose nkuve imbere sinkeneye kuvugana nawe, ndumva nta n'ikindi kintu na kimwe twakabaye tuvugana, reka nigendere. Ahita rero asohoka mu gipangu maze agatangira kugenda nyine mu muhanda ariko rwose batazi ahantu na hamwe agiye. Amara rero kugenda nk'iminota nk'itatu maze Jordan akaza amwiruka inyuma aramubwira ati hagarara rwose nkubwire. Eunice arahagarara ati wowe se kandi uranshakaho iki? Jordan atumva rwose uriya mukobwa nyine namushyize ku murongo ntugire ikibazo, namwiyamye kandi rwose mubwira yuko adakwiye kuzongera kukumenyera ukundi. Itahire rero kubera ko nanamwirukanye nyine namubwiye ngo nataye nakuvuye mu rugo ntakaze kugutesha umutwe, kubera ko nyine ibintu byose mwavugaga nabyumvaga nabibonye ko yakubangamiye. Eunice ahita yishima maze akabwira uyu musore ati urakoze cyane rwose kumunkiza. Jordan ati ndahari kandi ndifuza ko rwose twaba inshuti maze tukajya tuganira kenshi. Eunice rero rwose uba wumva uyu umusore amaze kumukorera igikorwa cy'ubutwari ahita amubwira ati nta kibazo ndabyemeye rwose reka tube inshuti. Bahita rero bajyana muri aparitema ya Jordan maze Eunice agatangira gusaba imbabazi nyine Jordan atumbabarire cyane ku myitwarire rwose yagiye indanga mu bihe byashize, nabonaga ntakwizeye ntabwo nari nzi ko uri umwana mwiza bigeze aha, gusa nyine urakoze rwose kuba wakijije uriya mukobwa. Hashira iminsi rero maze Eunice agasubira kureba Jordan baba rwose bamaze no asanga rero noneho yambaye ipantaro gusa ariko rwose hejuru atambaye. Eunice rero areba uyu musore uba rwose ufite amatatuwaje hafi ku mubiri wose, ahita rero amubwira ati ntabwo nari nzi ko rwose ufite n'amatatuwaje, ariko nanone wahisemo neza rwose ndabona ayo matatuwaje wagiye ahitamo akubereye. Jordan rero araseka maze agahita amubwira ati ni ubwa mbere rwose umuntu ambwiye ko ntacyo bimutwaye kuba mfite izi tatuwaje zuzuye umubiri. Eunice ahita amubwira ati rega burya biterwa rwose n'ikintu umuntu akunda. Jordan rero amubwira ati ubundi rero uyu rwose ni njyewe wa nyawe, njye nawe turi abantu babiri batandukanye. Eunice ati ushatse kuvuga iki? Jordan ati wowe nyine mba mbona rwose umeze nk'umuntu ushobora kuba ibintu bye byose biba biri ku murongo kandi biri ku masaha. Ati nk'urugero rworoshye njya numva buri gihe buri mugoroba ugiye muri dushe kandi rwose ubikora ku isaha imwe buri gihe itarengaho n'umunota. Ati buri gihe iyo saha igeze uhita ujya muri dushe koga, ikindi kandi hari n'igihe njya nyine nkubona uri gutegura amafunguro. Ati nabyo kandi byose ni ku isaha imwe.
ati ibintu byawe byose ubikorera igihe kimwe, ati njya nkeka yuko mushobora kuba rwose mufite n'isaha wowe na sheri wawe mugomba gukoreraho gahunda. Elise rero atangira guseka ati ariko se rwose uzi ko utangiye kuntera isoni. Jordan ati hoya nyine nagira ngo nkubwire yuko rwose mba mbona wowe nyine ibintu by'ubuzima bwawe bwose ubishyira ku murongo umwe, ariko nanone burya hari ibintu bijya biba byiza cyane iyo umuntu atabipuraninze. Elise ahita atangira kureba uyu musore maze akijima, abatekereza ko hari atangiye nyine kumutereta, agahita amubwira ati umva reka nigendere ubwo naho ubutaha. Jordan ahita amufata akaboko ati hoya uretse kugenda, ati nagira ngo nkubwire yuko uriya musheri wawe aguca inyuma. Elise ati hoya wikina rwose ibyo ntabwo bishoboka, Gian arankunda cyane kandi nanjye ndamukunda, ntabwo rero yanca inyuma. Jordan ati ibintu ndi kukubwira ni ukuri rwose, ariko se ubundi wowe kubera ko utagira impungenge z'umusore wemera kuza ku masaha wavuze ndetse rwose igikorwa mukagikorera igihe nyine ari wowe wahisemo, akaba nta gitekerezo na kimwe ashobora kuguha, ibintu byose bikaba uko ubishaka, wowe se ntabwo ibyo bintu rwose bikwiye kugutera impungenge? Aguca inyuma rero rwose ndabizi. Elise ahita ahaguruka yihuta maze yagera ku rugi, Jordan agahita amubwira ati niba ukeka ko nkubeshya uze kumubaza ngo umuntu witwa Tina bapanga iki kandi bapfana iki. Elise rero ahita mu gutwi maze agahita yisohokera yihuta. Jordan rero asigara ari kwisetsa kuko nyine aba afite gahunda rwose yo kubanza kumutandukanya n'uyu umusore w'inshuti ye kugira ngo abone kuzagera ku migambi ye yose. Elise rero ataha yasaze maze agahita ahamagara Gian ati ngwino mu rugo ndagushaka vuba. Ahita rero atangira kumusomera ati nta soni warifashe rwose unca inyuma. None se kuko ntabwo rwose nari nguhagije, ntabwo nabaga mpari ku bwawe, ni gute wabashije kujya gutereta undi mukobwa? Gian rero atangira kumera nyine nk'ubihakana ati hoya rwose, atari ko ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki? Elise ati mbwira Tina rero ni muntu ki kuri wowe? Gian rwose uba wumvise ko yafashwe nta yandi mahitamo aba afite, ahita amubwira ati rwose shira umbabarire, ndagukunda cyane urabizi, rero rwose Tina twahuye umunsi umwe nyine maze dukora igikorwa, ariko rwose ntabwo twongeye kandi nta nubwo njya mwiyumvamo. Elise ahita arakara akabakubisa urushyi, Gian atanabitekerejeho ati nta soni, nta nubwo nari nzi ko noneho byageze aho, tekereza ko nari nzi ko nyine wamuterese gusa, nta nubwo nari nzi ko mwakoze igikorwa, nta soni koko ufite? Ubwo nawe wabona mwarabyaranye, none warangiza ngo wanteye inda ngo ningumane ngo uyu mwana wawe mu nda, n'ibyo bintu utangiye kunkora tutaranabana. Gian rero nawe ahita arakara maze agatangira kubwira Elise ati ariko byose ni amakosa yawe, ntabwo rwose njyewe nshobora kugukenera ngo nkubone, ni wowe upanga igihe tugomba guhurira. None se utekereza yuko ibyiyumviro byanjye bikora gusa igihe uba wapanze? Ntabwo ibintu byose bishoboka, ntabwo rwose twabana gutyo. Nanjye mba ngomba kugira nyine icyo mpanga muri gahunda z'urugo rwacu, ariko rwose ntabwo wowe ubinyemerera. None se ubundi wumva nitubana bizagenda bite? Nabwo bizaguma gutyo? Nicyo fiyansaye imaze, ni ukugira ngo tumenyane kandi tugire ibintu bimwe na bimwe dukosora. Ngaho utekereza nawe ukuntu mfata, nta jambo rwose ngira mu rukundo rwacu. Elise ahita amubwira ati umva rero nkubwire, n'ubundi nta na gahunda mfite yo kubana nawe, ndakwinginze rwose nsohokera mu rugo kandi ntuzagaruke ukundi, sinshaka kongera kukubona, umugabo mubi gusa. N'agahinda kenshi rero ahita nyine ajya kwa Jordan kumubwira rwose ko ibyo yari yamubwiye byari byo, nyamara Jordan we n'ubundi byose ababyumva, ibiri kuberayo baba bari gutongana, ibintu byose biri kuba babyumva. Jordan rero abaza Elise ati se ubundi kubera iki nyine umeze gutyo, kubera iki ibintu byawe byose uba wumva byaba uko ubishaka? Elise atumva rero njyewe rwose nkubwiza ukuri, nakuriye mu kigo cy'imfubyi,
hariya rero ni ahantu rwose ibintu byose bigomba kuba biri ku murongo umwe. Isaha yo kubyuka iba ari imwe ntihinduka, isaha yo kwiborosa ni iyo ngiyo, isaha yo kunywa icyayi ntabwo ugomba kurenzaho n'umunota umwe, niba ari ugusasa ni uko, niba ari ugufura ni uko, ibintu byose ni ku isaha. Noneho rero njyewe orphelinat nabagamo ni njyewe wari mukuru muri iyo orphelinat yose, rero bakundaga kumbwira ko ari njye ngomba kuba icyitegererezo, ko kandi rwose ngomba kwitwara neza kugira ngo ndebe ko hari umuryango wazamfata maze rwose ukanyadopta. Gusa nyine ntabwo ariko byagenze kuko nabaye intangarugero, ngira imyitwarire myiza, ariko byarangiye n'ubundi nta muryango n'umwe ubashije kumfata rwose ngo ujye kundera. Ibyo bintu rero ni uko nyine n'ubundi byarangiye ari uko bingendekeye, byangiyemo ku buryo ntashobora kubasha kubyikuramo. Ibintu byose mba nzi ko ari ukubipangira igihe. Ni nayo mpamvu nyine ujya wumva ku isaha imwe buri gihe njya muri dushe gukaraba ndetse no guteka ukumva mbikora buri gihe ku isaha imwe, niba ari saa 12 ni saa 12. Ni uko nyine bimeze. Gusa nyine wowe ntabwo wabyumva, ntabwo rwose wakumva ubuzima bwo muri orphelinat kuva utarigeze ububamo. Jordan rero ahita amubwira ati ndakumva cyane rwose, kandi nanjye ubwo buzima nabubayemo. Ubu rwose mbona aha ngaha nabaye muri orphelinat, nta babyeyi nari mfite, ariko njyewe nayivuyemo ngerageza guhindura nyine ubuzima, ngerageza kwisanisha n'ubuzima bwo hanze. Kubera yuko uko umuntu aba abayeho muri orphelinat ntabwo rwose wabizana mu bandi bantu batigeze bayigeramo, ntabwo mwakumvikana habe na gatoya. Ugomba kugerageza nyine kwiyoroshya, ukagerageza guhinduka muri wowe, kandi ukagerageza nyine kugendera no ku byifuzo by'abandi bantu. Jordan rero ahita abwira Eunice ati reka ibyo biganiro tubyihorere, maze rwose nkwifashirize kugira ngo uve muri iyo mudu mbi urimo. Ahita rero azana inzoga nyine maze bagatangira kunywa, akabwira Eunice ati nywa rwose mu kanya uraza kuba wibagiwe ibibazo byose ufite. Eunice atangira kunywa rwose, maze mu kanya ikabitangiye rwose kumugeramo. Ahita rero abwira Jordan ati ariko rwose ubanza nawe utari umuntu mwiza, tekereza ko nicaye aha ngaha ndi gusangira nawe inzoga, ibintu ntajyaga nkora na rimwe mu buzima. Jordan ati nyine buri kintu cyose kigomba kugira inshuro yacyo ya mbere, ugomba rwose kumenya kuzajya umenya kwishimisha, maze rwose ukanishimira ubuzima, ntugahore wigunze buri gihe. Eunice ati rega njyewe nyine na sheri wanjye ubundi dusohoka 2 mu kwezi, ni ibintu nyine twapanze. Jordan ati umva kandi bya bindi nakubwiraga, ni gute se mupanga igihe cyo kubona ibyishimo? Oya rwose jya usohoka kenshi kandi jya wishimisha wirekure. Bakomeza rero kunywa inzoga, maze rwose Eunice akagenda agasinda. Abwira rero Jordan ati shyiramo rwose umuziki twibyinire. Jordan ati none se nta kintu bigutwaye ko ubundi wanga rwose umuziki cyane? Eunice ati uyu munsi nta kibazo. Barabyina rero maze bikagera rwose mu masaha y'ijoro cyane. Eunice arataha, agataha yasinze agenda atemba. Asanga rero Diane yaje kumureba akamubura, ariko rwose akicara akamutegereza. Diane bakimukubita amaso ati nuko wabaye wasinze, ubundi se ko ndeba wagira ngo uvuye rwose kuri wa muturanyi, nyamara rwose wari usanzwe umwanga. Eunice ati niho mvuye, uriya muturanyi ampa ibyishimo kurusha ibyo wowe umpa, sinakubwiye ko ntakeneye kukubona mu buzima bwanjye. Diane ati ariko rwose mbabarira mukunzi, ereka nukuri nawe urakabya, wapanga ibintu byose ugapanga n'igihe ugomba kubonera ibyishimo, kuko twakabaye twisanzura tugasohoka uko tubitekereje, tukajya gusangira, tugakora ibintu byose, ariko wowe nyine uravuga ngo niba warashyizeho umunsi ni uwo nguwo. Ndakwinginze mbabarira, ndagukunda cyane sinifuza kugutakaza, ariko nanone rwose mbabarira tubiganireho, maze nawe uzagira ibyo uhindura. Eunice rero akomeza kujya rwose ajya kwirebera Jordan, umubano wabo nyine ubushyushye, baba basigaye bahura kenshi kugira ngo nyine baganire. Hashira iminsi rero maze Diane akagaruka kureba Eunice, araza akamubwira ati rwose sheri ndagukunda cyane nk'uko nabikubwiye, kandi ntabwo nifuza kugutakaza.
ndifuza ko nyine njye nawe rwose twaguma mu rukundo rwacu, cyane cyane ko nabikubwiye uriya mukobwa ntabwo rwose nigeze mukunda, twabonanye nyine rimwe kandi nta kintu n'ubundi niyumvamo rwose kuri uriya mukobwa, twahise turekana nyine nta n'amakuru ye rwose mfite. Ndakwinginze mukunzi, mbabarira rwose maze twongere tugirane ibihe byacu byiza. Ikindi kandi tugomba kubikorera uwo mwana wacu uri mu nda yawe. Ndifuza ko umwana wacu akura neza. Mbabarira rwose ndakwinginze. Ahita rero abaza Eunice ati none se nakongera rwose kongera kubona umukunzi wanjye? Eunice ahita amwenyura maze bagahoberana. Eunice akabwira Gianni ati yego rwose mukunzi, ndakubabariye nta kibazo. Gianni rero arishima maze agasomagura Eunice ati ndishimye nanjye cyane, ntari kukumbuye mukunzi, ni ukuri ntabwo rwose mba numva nagutakaza kuko urabizi uri ubuzima bwanjye, nihanganiye ibintu byinshi kuri wowe ku buryo rero rwose ndakwiye kugutakaza uko mbonye. Nyamara rero ibyo bintu byose baba bari kuganira, Jordan we rwose aba ari kubyumva kubera ko nyine aba yarabateze twa dukoresho dufata amajwi ndetse n'udufata amashusho. Ahita rero arakara cyane maze agahita azimya mashine kubera ko aba yumva umugambi we rwose ubaye nk'upfuye, cyane ko Eunice aba asubiranye na Gianni kandi gahunda bafite ari iyo kubatandukanya burundu. Nyamara rero uyu mukobwa rwose uba wararyamanye na Gianni ni Jordan n'ubundi uba waramumuteze. Uyu mukobwa nyine aba akorana na Jordan, rero nyine aba yarabahuje kugira ngo nyine bamutege umutego babone uko bazamutandukanya na Eunice. Buracya rero mu gitondo cya kare Jordan acunga Gianni amaze gusohoka maze agahita aza kureba Eunice, asa yarakaye agahita amubaza ati kubera iki rwose mwiyunze, kubera iki wamubabariye, ntabwo uzi yuko uriya mugabo yaguciye inyuma? Eunice ahita ahindukira ati ni iki cyakubwiye ko rero twiyunze, wabibwiwe n'iki? Jordan ati nyine nabonye imodoka ye yatinze hano hanze, nayibonye rwose kuko yanaharaye, ubwo rero nahise menya ko nyine mwiyunze ariyo mpamvu yaraye hano. Eunice ahita amubwira ati twiyunze nyine kubera ko Gianni ndamukunda cyane, uriya musore dukundanye imyaka myinshi, ikindi kandi wibuke ko ntwite umwana we, nta mpamvu rero rwose zo kutiyunga. Kandi nanone umuntu uwo ari we wese nyine yakora ikosa, ikindi numvise ko rwose ari nanjye wabaye umunyamakosa kubera ko nyine ibintu byose ni njye namubwiraga igihe bigomba gukorerwa, ntabwo nigeze ntuma agira uruhare mu rukundo rwacu. Rero akimara kunsobanurira akanambwira ko rwose uriya mukobwa barekanye, nahise nanjye numva mubabariye. Jordan ababaye cyane ati none se ibyanjye nawe byo bimeze bite? Eunice ati njyewe nawe ntabwo rwose nta kintu kiri hagati yacu, gusa nyine turi inshuti tuba ari nabyo dukomeza. Eunice abivuga ari no kumuhereza ikiganza ati tubaye inshuti rwose, tuzakomeza tuba inshuti nta kindi kizaba hagati yanjye nawe. Jordan ahita arakara ariko nanone nyine akagerageza kwihagararaho amuhereza ikiganza, gusa akamubwira ati sinzi ko nzabishobora kubera yuko numva hagati yanjye nawe harimo rukuruzi, harimo ikintu rwose kikunkururiraho, ntabwo nzi niba nzabasha kuba inshuti yawe gusa. Eunice ati bizashoboka rwose kandi bigerageze ubyumve, umukunzi wanjye sinamureka, ntabwo nafata imyaka yose y'ubuzima dukundanye ngo nyipfushe ubusa, sinanakwirengagiza kandi ko n'umwana wanjye azaba akeneye papa we. Jordan rero uba warapanze rwose ibintu byose ku murongo, ahita rero ataha maze akajya muri aparitema ye, agerayo agahita ahamagara wa mukobwa bakorana, atumva nkeneye ko nyine umwoherereza ya mafoto umeze nk'umuntu utwite. Ayo mafoto nyine nayo baba barikoreye maze bakayafotora uyu mukobwa yambaye ibintu mu nda rwose agaragara nk'umuntu utwite. Ati ugiye guhita uyoherereza Eunice byihuse maze umubwire yuko fiyanse we yaguteye inda,
kubera ko abizi neza yuko mwaryamanye arahita yumva rwose ko kuko ari byo. Bahita rero babikora maze ya mafoto bakayoherereza Eunice, abakiyabona noneho akaba arasaze. Ahita rero ahamagara Gianni ati nta soni, noneho rwose rya habara ryawe wanariteye inda. Gianni areba rero iyi foto maze akamubwira ati hoya rwose ntabwo namuteye inda, uyu mukobwa arakubeshya rwose. Eunice ntabwo aba akeneye kumva ikintu na kimwe, ahita amubwira ati nyine ubwo ngubwo rwose ni aho ngaho ugeze, gusa nanone ntabwo rwose nifuza gukomezanya nawe, sinzi inshuro nzabikubwira, buri gihe unsaba imbabazi nkakubabarira, ariko rwose ibi birarenze, ibi birakabije. Ahita rero n'ubundi yirukana nyine Gianni n'umujinya mwinshi ati nsohokera mu nzu rwose, no kukureba ndumva ntabikeneye. Jordan rero nawe uba uri kubareba nyine kuri mashine kubera twa dukoresho twe, aba azi umwanya mwiza rwose wo guhita yinjira muri ibi bibazo, mbese ateza ibibazo ubundi kugira ngo abe ari nawe ubikemura. Ahita aza rero maze agahita yinjira nyine bari kwirukana Gianni. Ahita abwira Gianni ati ntabwo byumva yuko Eunice yakubwiye ngo musohokere mu nzu, gira vuba genda ihute. Gianni rero arisohokera maze Jordan agahita afata Eunice akamuryamisha mu gituza cye ati sheri ihangane rwose, komera, gusa ndahari ku bwawe, ndahari rwose, umbwire ikibazo cyose ufite. Eunice nawe rero uba ufite agaci ahita abwira Jordan nyine ibintu byose uko bimeze, ati noneho uzi yuko wa mukobwa rwose bamuteye n'inda. Jordan rero akomeza kumukorakora mu mutwe ati ihangane, ubundi narabikubwiye uriya musore rwose ntabwo agukwiye habe na gatoya. Jordan rero abwira Eunice ati komera, gusa nyine ndifuza ko twaza kubonana ku mugoroba, hari gahunda gatoya ngiyemo, ariko rwose uze kuza maze tuganire utuze. Eunice arashimira cyane Jordan rwose uba wamufashije muri ibi bibazo. Jordan we arasohoka ahita ajya kureba rero wa mukobwa baba bakorana, uyu mukobwa kandi baba bakorana baba banakundana rwose, baba ari inshuti. Uyu mukobwa abaza Jordan ati ariko ibintu byacu ko bitari kurangira, ko ndiba biri gutwara igihe kinini kurenza rwose icyo twagennye. Jordan ati humura ntuhangayike rwose, ngiye kubyihutisha bishoboka. Uyu mukobwa rero w'inshuti ahita amubaza ati cyangwa ushobora gusanga waratangiye no gukunda uriya mukobwa. Jordan ati ngewe nkunda uriya mukobwa, ntubizi uretse wowe nta wundi muntu n'umwe nabasha gukunda, ngewe ubundi hanze yawe nkunda amafaranga gusa, ahubwo ndifuza ko nyine ubutaha noneho ari wowe uzashaka umusheri, akaba ari we noneho rwose tuzakoreraho gahunda. Uyu mukobwa ahita amubwira ati cyane rwose, reka ahubwo ntangire mwigeho nyine uwo ngomba kuzashaka w'umukire kandi ufite amafaranga menshi. Jordan ati ubundi niyo mpamvu nyine ngukunda, nkunda ukuntu utekereza vuba byihuse. Uyu mukobwa ahita amubwira ati ndakwinginze rwose, reka ibi bintu tubyihutisha kubera ko nta gihe dufite, reka tubirangize igihe kiri kudushirana, kandi rwose ntabwo ari byiza ko tugomba gutinda muri tiro. Ku mugoroba rero Eunice ajya nyine kureba Jordan, aragenda nyine bakaganira bagasangira, maze Eunice agahita asinzirira mu ntebe nyine kwa Jordan. Jordan ahita agenda akazana kuvureri maze akamworosa. Buracya mu gitondo rero Eunice n'ubundi agatinda gukanguka, Jordan aragenda akamutegurira kafe arayimuzanira, maze agafata agatase akakamwegereza rwose ku mazuru ku buryo imuhumurira. Eunice rero ahita akanguka aseka ati uzi ko nari nzi ko ndi kurota kafe impumurira, none ni ibya nyabyo koko indi imbere. Ahita rero yeguka. Jordan ati nayiguteguriye, ahubwo hari n'ibindi bintu ndi kugutegurira mu gikoni. Eunice rero ashimira Jordan cyane, maze agafata ya kafe aramubwira ati urakoze, ndayikunze kandi iraryoshye.
Jordan ahita amubwira ati njyewe rero rwose guteka nyine ni ibintu byanjye ndabikunda. Eunice ati ni byiza cyane, nanjye rwose nkunda abagabo bazi guteka. Jordan ahita amwenyura maze akabwira Eunice ati urabyumva ute se dufashe umunsi maze rwose tukazafatanya guteka, ukambwira ikintu cyose wifuza akaba aricyo kandi duteka, haba mu gikoni cyawe cyangwa mu gikoni cyawe cyangwa mu gikoni cyanjye, ni wowe rwose uzahitamo icyo ushaka. Eunice ati ibyo bintu ndumva byaba ari byiza, byaba biryoshye rwose. Jordan ahita amubwira ati gufata ako gakafe maze njye kureba ahubwo ibindi naguteguriye kuko sinshaka ko biri bushirire. Eunice asigara ari kwisekana nyine amwenyura ukuntu rwose uyu musore aba yamwitayeho maze akamuha keya. Buracya rero Eunice uba umaze kubona ko rwose Jordan ntacyo atwaye, asubira kumureba maze akamubwira ati ni ukuri rwose ndakwinginze umbabarire kuba rwose ntarakwitwayeho neza mu minsi ya mbere, nabonaga nyine ntakwizeye, nabonaga ntazi ukuntu rwose umeze, nabonaga wagira ngo umeze nk'umusore w'ikirara, nyamara rwose ntabwo nari nzi ko uri umuntu mwiza. Jordan ati nyine abantu benshi banyibazaho cyane, iyo bambonye bakabona ano matatuwaje ari ku mubiri wanjye batekereza ko nyine ntaba ndi ikirara cyangwa ndi umujura cyangwa ndi umuntu nyine unywa ibiyobyabwenge, ariko nyine ngewe urabibona ndi umushushanyi. Ni nayo mpamvu burya nakundaga gucuranga imiziki cyane, kubera ko iyo ndi kumva imiziki hari igihe nyine binyesipira maze rwose bigatuma menya icyo gukora. Eunice ati ese nuko bimeze? Ati rwose nanjye nta nubwo imiziki yawe kimbangamira, mbere yarambangamiraga ariko ubu rwose nsigaye nyikunda, jya wicurangira uniririmbira uko ushaka, nta kibazo rwose ntabwo bikimbangamira. Eunice rero ahita abwira Jordan ati uzi yuko ntazi n'izina ryawe kugeza uyu munsi nyine washatse kurimbwira sinigeze ndyumva, sinigeze rwose nshaka kurimenya. Jordan ati okay, ati nta kibazo, njyewe nyine n'ubundi nitwa Jordan ariko wowe ndakuzi, ndabizi nyine ko witwaye Eunice, ibyo byo nsanzwe mbizi. Bahita rero batangira nyine kubiseka. Eunice rero abwira Jordan ati kubera iki se wowe harya izina ryanjye wari urizi nararikubwiye? Jordan ati ndarizi cyane, ndanabizi nyine ko wakoraga muri banki bakaza nyine kukwirukana, buri kintu kimwe kuri wowe cyose ndakizi. Eunice ati tekereza ko uzi buri kimwe kuri njyewe, nyamara njyewe nta na kimwe nzi kuri wowe. Jordan ahita abaza Eunice ati ariko ubundi wowe ubu ngubu rwose usigaye umfata ute? Wambwiye ko nyine wambonaga nk'umusore w'umujura, nk'umusore nyine uri aho ngaho w'ikirara, ubu rwose umbona ute? Eunice ati nkubona nyine nk'umusore mwiza cyane, umusore kandi ukurura abakobwa, umusore kandi uzi gukora, nkubona nyine nk'umusore w'umwana mwiza kandi uzi kwita kuri buri muntu wese. Jordan rero ahita aseka ati ubundi nyine ubu ngubu ni we njye. Eunice ati ariko ndifuza rwose nanjye ko wanyibwira, gusa nyine ubwo baba bamaze kunywa akayoga kenshi, ibintu rwose bigeze kure. Jordan ati nta kibazo. Eunice rero aryama mu gituza cya Jordan maze Jordan agatangira kumubwira ati ngewe nyine ndi umusore rwose nanjye warushye ukiri mutoya, narabikubwiye ko nakuriye mu kigo cy'imfubyi, nta babyeyi nagiraga, nta famiye n'imwe nari mfite, gusa nyine naje kukivamo ndwana n'ubuzima nubwo bitari byoroshye, ariko nyine nabigezeho kubera ko ngewe nizera yuko umuntu atungwa n'imirimo y'amaboko ye, narakoze cyane rero niyo mpamvu rwose ubona ngeze aho ngeze aha ngaha. Eunice ahita amubwira ati ni ukuri wabaye rwose umusore w'umunyambaraga, wararwanye cyane kandi ni ukuri wageze kuri byinshi, ndabigushimiye rero rwose kandi ndakunezerewe. Jordan ati ni ubwa mbere rwose umuntu yambwira ngo aranyishimiye,
ni ubwa mbere umuntu anteye imbaraga. Eunice ubwo kandi ahita amusinzirira mu gituza kuko aba ananiwe cyane, baba banyweye inzoga nyinshi cyane rwose. Buracya rero mu gitondo maze Gianni agashaka Eunice akamubura. Aza rero kubwira uyu muturanyi wabo nyine ati ndakwinginze rwose mbwira niba hari Eunice wigeze ubona. Jordan ati hoya ntawe nabonye. Ati wamubuze se? Gianni ati yego, kandi biragaragara ko yasize afunguye mu rugo, bishatse kuvuga ko rwose atari kure. Jordan ati nawe namubonye, ariko nyine niba wifuza ko nagufasha kumushaka nta kibazo rwose ndahari ndi bigufashe. Gianni ati urakoze cyane, ikindi kandi ngusabye imbabazi rwose aho tutumvikanye kubera ko ndabona utari umuturanyi mubi. Jordan ati nta kibazo. Ahita rero yinjira mu nzu, maze hashira rwose nk'iminota 30 Gianni akaba aragarutse. Jordan aba akimubona ati ariko wowe sinakubwiye ko sheri wawe ntawe uri hano ndi bugufashe kumushaka? Gianni ati hoya ndabizi neza ko hari, ahubwo fungura. Barwanira ku rugi rero bakarwana cyane, maze Gianni akajya ahamagara Eunice. Ajya kubona akabona Eunice arabyutse agifite nyine gusinda ameze ukuntu, akaza amubwira atumva nkubwire rwose nakubwiye ko nashaka kukubona mu buzima bwanjye, kubera icyo uri kunkurikirana uranshakaho iki? Gianni ati ntabwo rwose nakureka gutyo gusa, wanaraye hano urara k'uyu musore koko? Eunice ati mfite uburenganzira bwo kurara aho nshaka, ahaba ibyishimo niho ngomba kuba rwose ubu ngubu. Gianni ati ariko uribuka yuko utwite umwana wanjye? Eunice ahita aseka cyane ati ninde se wakubwiye ko uyu mwana ari uwawe? Uyu mwana rwose ntabwo ari uwawe, mwibagirwe. Gianni ati none se niba atari uwanjye ni uwande? Jordan ahita yitanguranwa ati uyu mwana ni uwanjye, ni uwanjye rwose. Gianni ati nibyo koko. Atangira kubabara, amarira agatangira kuza, agahinda rwose kaba kamurenze. Ati bimbwire Eunice, ndifuza kubyumva mu kanwa kawe. Eunice ati yego, ntabwo ari uwawe ahubwo genda rwose wikomeza guta umwanya hano. Jordan rero ahita asunika Gianni hanze, maze agahita afunga agashyiraho urugi. Eunice rero aritegura maze agataha, aragenda nyine n'ubundi akajya iwe nyine akaryama akaruhuka. Ku mugoroba arabyuka agakaraba akambara neza nyine, aba yumva rwose noneho yongeye kuba muzima, ameze neza, inzoga zamushizemo. Jordan rero aza kumureba maze akamubwira ati rwose ntekereza yuko kubera yuko Gianni atakiri mu buzima bwawe, dukwiye nyine gutera intambwe mu rukundo rwacu. Eunice ati ntabwo rwose ndi kumva ikintu ushaka kuvuga. Jordan ati ndagukunda kandi ndabizi ko nawe rwose unyiyumvamo, ndabizi ko hari icyo wumva hagati yanjye nawe. Eunice ati nakubeshye rero rwose nta gihari, ni uko nyine buri gihe duhura maze kubera ibyishimo byinshi ndetse n'inzoga tuba twanyweye tugashiduka rwose wagira ngo turakundana, ariko ntakubeshye rwose nta kintu kiri hagati yanjye nawe. Ndifuza kandi ko rwose wangendera kure, kubera yuko ntabwo nshaka ko ibintu byacu bizagera kure. Jordan rero ahita abaza Eunice ati ariko se ubu nzagufata hehe niba nyine sheri wawe atagihari, kubera icyo utampa umwanya maze rwose njye nawe tugakundana? Eunice ati hoya rwose ibyo bintu ntabwo nabikwemerera. Ahita rero anamubwira ati ahubwo rwose ndifuza ko tutazajya tubonana kenshi, kubera ko iyo twabonanye ibintu rwose bimera nabi, bituma nkora amakosa kandi nshobora kwicuza nyuma. Jordan rero abwira Eunice ati yego nta kibazo, ibyo byose rwose ndabyumvise, ariko nanone ejo nyine ni isabukuru yanjye, nari nje rero kugutumira, mfite rwose ibirori, gusa natumiye inshuti nkeya cyane, ariko ndifuza ko nawe waba uhari, kandi rwose ntumpakanire nyine nk'inshuti yanjye, uzaze umfashe mu kwishima ku isabukuru yanjye. Nyuma y'icyo gihe
niwumva rwose udakeneye ko tuzongera kuvugana nta kibazo nzabyubaha, ariko mbabarira umunsi w'ejo rwose uwumpe. Eunice ati nta kibazo, ibyo ntabwo bigoye, ntabwo rwose nabiguhakanira, nzaza rwose tuzaba turi kumwe ku isabukuru yawe, ntugire ikibazo. Jordan rero ajya kugenda maze akabanza akamusoma ku itama. Eunice ati kuri kunsezera nkaho utashye kure kandi rwose duturanye hano. Jordan ati nta kibazo, ariko ndakwinginze ejo rwose ntuzakerererwe, uzazira igihe. Eunice ati yego. Buracya rero maze Eunice akambara neza nyine, aba ari mu masaha nyine y'umugoroba n'ubundi yambara neza cyane, maze rwose akajya kureba nyine Jordan, agerayo agakomanga. Jordan aramufungurira. Eunice ati ndakwifuriza isabukuru nziza kandi nanone nakuzaniye impano. Ati se ko mbona ari njye mpageze bwa mbere, gusa ko ari njye nzindutse kurusha abantu bose. Jordan ati ni wowe rwose uje kare, kubera ko nyine abashuti banjye benshi bafite akazi kandi barakora bagataha batinze. Ndahamya ntashidikanya rero ko ubu bavuye ku kazi bakabanza kunyura mu rugo kugira ngo bakarabe nyine, bongere bahindure imyenda, bumve nyine ari bashyashya babone kuza. Ariko ndabizi mu kanya gato rwose bose baraba baje, ahubwo reka nkuzanire ako kunywa tube twinywera. Eunice ati ariko nizere yuko rwose atari inzoga, ntabwo ndi bunywe inzoga. Jordan ati nta kibazo, reka nguhe ka juice nta kibazo. Arakamuzanira rero maze bakaba bicaye, bakaba rero bari kuganira. Telefone ya Eunice ikomeza gusona. Eunice abwira Jordan ati wanyihanganira akanya gato cyane maze nkajya mu rugo, ndabona rwose Gianni ari gukomeza kumpamagara kandi ari kumbwira ko antegereje mu rugo kuko amaze kunyandikira message. Ndumva rero ntajyayo maze nkamubwira rwose kureka gukomeza kumpamagara, nkamubwira ko kandi ndi hano mu birori. Jordan ahita amubwira ati hoya, gusa urumva ibyo bintu bitoroshye, ntabwo ari ngombwa ko rwose urindira kujyayo. Niba nyine udashaka kumuvugisha zimya telefone yawe, ntabwo ari bwongere kukudehanja. Eunice ahita amubwira ati ariko uzi ko hari byo, nyamara telefone ntabwo ayizimya ahubwo ayishyira muri siransiye. Agakomeza kubona rero Gianni akomeza kumuhamagara. Eunice rero abaza Jordan ati ariko ubundi ko ndeba abashyitsi batinze bimeze bite? Jordan ahita abwira Eunice ati ahubwo mu mwanya tukibategereje reka nze rwose ngire ikintu nkwiyerekera, reka njya kuzana ikintu kiri mu cyumba maze nkwereke. Arahaguruka rero agiye, maze yamara kugenda Eunice nawe agahita ahaguruka, aragenda agahita afungura umuryango ariko agasanga harafunze n'urufunguzo kandi nta rurimo. Ahita abyibazaho ati gute hano hantu habaye ikirori hafunze n'urufunguzo nta rurimo? Abakiri kubyibazaho rero maze Jordan akaba aragarutse, ahita abaza nyine Eunice ati warugiye hehe? Eunice ati nari ngiye mu rugo, nari ngiye nyine kubwira rwose Gianni ngo areke gukomeza kumpamagara, ariko ntunguwe no kubona hafunze. Ni wowe wahafunze? Mfungurira rwose n'ubundi njya kubimubwira. Jordan ahita amubwira ati hoya rwose ninjye nahafunze kandi n'urufunguzo narubitse, nta hantu nshaka kuri bujye kubera ko ntabwo nshaka ibintu biri butudehanje uyu mugoroba nyine ni uwanjye nawe. Eunice ati none se ntabwo wagize anniversaire? Jordan ati oya, ndifuza kwishimana nawe gusa, ahubwo ngwino rwose nkwereke ibyo nari ngiye kukwereka, dukomeze tuninywere nyine akantu. Eunice ahita amubwira atumva kubwire noneho iby'imikino reka tubivemo. aba ari kumubwira mu ijwi rikakaye, ndumva rwose utangiye no kundakaza, ibyo byo kwishimisha no kuba mu isabukuru yawe mbivuyemo, zana urufunguzo agira vuba umfungurire nigendere. Jordan ahita ahinduka nawe agahita arakara ati ariko ubundi kubera icyo uri kuntesha umutwe, kubera iki rwose utajya ugira kwihangana? Ahita akura rero imbunda mu ipantaro nyine aho aba yayishyize inyuma mu mukandara, maze agahita ayimutunga ati ndavuze ngo ceceka sinongere kumva ijwi ryawe, nta soni, nta hantu na hamwe uri bujye, uraguma hano kandi rwose nturi buharenge, jya imbere ahubwo icara hariya mu ntebe.
Eunice rero abona imbunda maze agahita acisha make rwose agahita atuza maze akajya imbere akagenda akicara ahita abwira nyine Jordan ati natuje rwose nta hantu ndi bujye ariko se ubundi uranshakaho iki? Jordan ati umva nkubwire wa mukobwa we rwose wagira ngo nta bwenge ufite wagira ngo umutwe wawe ni uwo gusokoza si uwo gutekereza njyewe ntabwo nitwa Jordan njyewe ndi umusore utazi utigeze unabona na rimwe hanyuma rero ndagira ngo nkubwire icyo ngushakaho ndashaka kukwiba buri kintu cyose ufite ndashaka gutwara amafaranga yawe yose ufite kuva ku ifaranga rya mbere kugeza ku rya nyuma. Eunice arahita amuca mu ijambo ati nta mafaranga ariko mfite kubera yuko urabizi sinkora nta mafaranga rero na make mfite rwose wanyibeshyeho. Jordan aseka cyane nyine inseko y'uburyarya ati ntabwo nakwibeshyeho ndabizi ufite miliyoni 52 kuri konti wizigamiye izo rero ndazishaka nta n'ifaranga na rimwe rivuyemo. Ubundi nyine reka nkwibwire nkubwize ukuri njyewe ntunzwe no kwiba nyine abakobwa b'abakire nkawe ndabatereta hanyuma bamara kunyizera nkabiba buri kimwe cyose ubwo nibwo buzima bwanjye ikindi kandi nibyo byishimo byanjye aka kazi nyine ngakora nk'umuntu wishimisha. Hanyuma rero ikindi ndagira ngo nkubwire ni uko rwose wa mukobwa nakubwiraga uriya mukobwa ntabwo mu by'ukuri akundana n'umugabo wawe naramumuteze nyine kubera yuko uriya mukobwa ubundi ni inshuti yanjye ni nawe kandi dukorana niwe dufatanya muri byose ikindi ni nawe rwose wari ugufiteho amakuru ahagije. Eunice rero aba yateze amatwi nyine ariko komeza rwose kumva Jordan gusa aba yatangajwe rwose n'uyu musore. Ahita rero anamubwira ati ikindi kandi ibi bintu rwose nabyizeho neza cyane nifuzaga kubanza kubatandukanya kugira ngo imigambi yanjye igerweho byoroshye gusa nawe nanone ntabwo rwose wanyorohereje. Ubu rero ngiye kukubwira konti zanjye 3 uragenda uzishyiraho aya mafaranga uyagabanyaho nyine ntabwo uri buyashyire kuri konti imwe yose ndashaka kuyatwara singusigire n'igiceri na kimwe. Eunice rero abwira Jordan ati ariko rwose uri umuhungu mubi gusa nizere ko uzapfira muri gereza bazagufunga ukagumayo ubuzima bwawe bwose. Jordan ati gira vuba nyoherereza amafaranga naho kumfunga byo rwose ntabwo bishoboka ikindi kandi ndagira ngo rwose nkubwire yuko umushiki wa sheri wawe ari njye mufite ari mu cyumba kimwe muri iyi nzu naramuziritse amazemo kandi igihe kinini kuva rwose cya gihe nakubwiraga ngo namugukirije burya nyine nari ntamutwaye maze muzirika mu cyumba cyanjye. Eunice ati nta mutima ni ukuri ugira. Jordan ati umva nimero za konti kandi zumve neza utangire wohereze amafaranga gira vuba kuko utinze umutwe wawe nawe umena nta mikino mfite aba noneho rwose umujinya mwinshi wamwishe. Eunice aratangira kwandika imibare maze inyuma ye hagahita haturuka umuntu aba rero Gianni nawe rwose aba afite imbunda aza rero yayitunze. Jordan ati Jordan ndavuze ngo shyira imbunda yawe hasi gira vuba. Jordan ahita yikanga ariko agahita afata Eunice maze agahita amushyira imbere ye we nyine akamujya inyuma. Ahita rero abwira Gianni ati Gianni nuko ariko sa ndahita rwose ndasa uyu mukobwa w'inshuti yawe. Eunice rero abwira Gianni ati Gianni imbunda rwose yishyire hasi rwose bataza kundasa. Gianni rero ayishyira hasi maze Jordan agahita ayiterura akazifata ari ebyiri ahita asunika nyine Eunice akamusunikira nyine kuri Gianni kugira ngo bose babe bari imbere ye ahita batunga imbunda akababwira ati umva mwese noneho ndabarasa kandi n'ayo mafaranga sindi buyasige nimugire vuba rwose nimumpe amafaranga. Abakiri kuvuga ibi rero maze Gianni agahita abwira Jordan atumva twebwe we kutwitaho
ahubwo nyine rebana nawe, aba ari kumubwira nyine umukobwa uba uri kumuturuka inyuma. Uyu mukobwa rero ni wa mushiki nyine wa Gianni, ahita amushyira icyuma ku ijosi, agahita amubwira ati umva shyira hasi izo mbunda zose. Jordan ahita azirambika hasi ati manika amaboko, manuka gato kandi upfukame. Arapfukama rero maze bagahita bamwambika amapingu. Gianni ahita abwira Jordan ati burya rero ntabwo rwose ari wowe muntu wa mbere uzi gutega imitego, nawe nyine uyu wari umutego twari twaraguteze. Eunice ati burya nyine twebwe ntabwo turi abantu basanzwe gutyo tubona, wowe nyine ni wowe twashakaga, twebwe turi abapolisi uko turi batatu. Rero ubu twari turi mu kazi, wari warayagoje abantu rwose ubambura. Bahita kandi bamwereka ifoto nyine bati uyu mukobwa uramuzi? Ni umukobwa nyine yari yarambuye maze rwose ariyahura kubera agahinda yari afite. Uyu mukobwa rero niwe rwose wabahaye amakuru, arababwira ati uyu musore mugomba kuzamushaka uko byagenda kose kubera yuko azatuma abantu benshi babura ubuzima, rwose ntihazagire undi muntu azigera yambura. Niyo mpamvu rero bafashe umwanzuro nyine wo kugira ngo rwose bazafate uyu musore. Mu by'ukuri mbere ntabwo Gianni ndetse na Eunice bakundanaga, bose nyine barakoranaga. Eunice ari umuyobozi wabo ndetse n'uyu wiyitaga mushiki wa Gianni nawe nyine yari umupolisi mugenzi wabo. Bapanga ko rwose bagomba kuzafata uyu musore. Hanyuma rero Eunice yagiye nyine muri salo ya wa mukopine wa Jordan. Uyu mukobwa yari afite salo yakoreragamo nyine abadamu mu mutwe, niho rero bakundaga gukura abakiriya baziba. Yagiye rero maze ari kuganira n'uyu mukobwa wamukoreraga mu mutwe, baraganira nyine maze Eunice amubwira ukuntu nyine akora muri banki. Uyu mukobwa rero w'inshuti ya Jordan yahise nyine yumva ashishikaye kuko yahise atekereza ko ashobora kuba afite amafaranga, maze atangira kubwira Eunice ati none se ko nshaka kuzakora konti yo kwizigama biba bisaba nk'amafaranga angahe? Eunice ati humura ntabwo rwose bisaba amafaranga, wowe uzayifunguze ubundi ujye wizigamaho amafaranga ushaka. Uyu mukobwa ati none se umuntu yashyiraho amafaranga yose afite? Eunice ati cyane, nk'urugero nkanjye nashyizeho nka miliyoni 100 zose, urumva ko rero nyine washyiraho amafaranga yose ushaka rwose. Uyu mukobwa w'inshuti ya Jordan ahita abaza uyu Eunice ati none se ubwo miliyoni 100 zose urazitunze ni izawe? Eunice ati cyane, ati none se ubwo ayo mafaranga angana atyo uba warayakuye he? Eunice ati rega njyewe narakoze guhera kera kandi n'ubundi nyine nkora akazi keza ndahembwa, ubwo rero ndizigamira, mba mfite n'utundi tuntu ku ruhande ngenda nkora tuma amafaranga, ayo yose rwose ndayafite kuri konti yanjye. Uyu mushuti rero wa Jordan yahise nyine yumva ko uyu mukobwa ari we rwose ugomba gukurikira. Nyamara ntabwo yamenye ko Eunice yaje hano nawe aje kumutega umutego, kubera ko yari abizi cyane ko nyine abantu bose bakorera ibi bintu babakuraga muri salo. Kwa kundi nyine tujya muri salo maze tugatangira gutanga amakuru nyine uri kuganira n'umuntu uri kugukorera mu mutwe, umubwira nyine ibintu byose utunze, umubwira akazi ufite, umubwira ibyo ukora byose, cyangwa se ugatangira kuganira n'abantu nyine muba muhuriye muri iyi salo muri kuvuga ku byo mukora. Uyu mukobwa rero we rwose yabaga yabitaye mu matwi maze agahita amenya ugiye gukurikira nyine muri gahunda zabo. Ibi byose rero babibwira Jordan, maze Jordan noneho agahita avuga ati noneho ndafashwe rwose, mbonye abantu bazi gupanga kundusha. Bahita bamubwira bati rero ibi byose byari agatego twaguteze, none rwose ukaguyemo wihuse cyane. Ikindi kandi ubu ikigiye gukurikira tugiye kukujyana maze ugende nyine ujya aho musanzwe muhurira na wa mukobwa inshuti yawe, urahita umuhamagara maze azahagusange, kubera yuko nutabikora tugomba rwose kuzagufunga imyaka myinshi, ariko nubikora tuzakugabanyiriza igihano. Jordan rero abyemera maze agahamagara wa mukobwa w'inshuti ye ati gahunda nayishoje reka duhurire hahandi. Aragenda agahagarara maze ubwo ba Jordan nyine bo ba Gianni ndetse na Eunice baba bahagaze ahantu nyine ku ruhande bihishe.
kuko haba ari ahantu hameze nk'aho basuka imyanda, baba rero bihishe inyuma y'ibikontineri nyine basukagamo imyanda, ariko nyine bari gucungira hafi cyane Jordan baba bamwegereye. Uyu mukobwa aza yiruka yishimye ati sheri, ati noneho twabigezeho, ati wabikoze, ati niyo mpamvu ngukunda. Gusa nyine Jordan ntabwo aba ari guseka. Uyu mukobwa aramubaza ati kutishimye kandi wakoze akazi rwose k'indashyikirwa. Abakimubaza ibi maze Eunice ndetse na Gian na wa mukobwa wundi w'inshuti yabo bahita baza nyine babatunze imbunda, bati ubu ngubu nyine turabafashe, mwese mugomba kujya gufungwa. Eunice abwira uyu mukobwa ati ikintu kibabaje ni uko wowe uri umukobwa ukaba rwose wahemukiraga abakobwa bagenzi bawe, nta soni zo kwiba abantu muri kwishimisha, mwarangiza mukabangiriza ubuzima, uzi abantu biyahuye kubera mwebwe. Bahita rero babafata maze rwose bakabajyana nyine kubafunga. Hashira rero iminsi maze Gian agahamagara Eunice, bahurira rero mu modoka abari mu masaha rwose y'umugoroba. Gian rero abwira Eunice ati uzi se ikintu gitangaje, ni uko rwose ibyo twakiniragamo ngo ndagukunda byose byarangiye bibaye nk'ukuri. Ndagukunda bya nyabyo rwose, kandi ntabwo ari bya bindi by'imikino y'abahungu. Ndifuza ko njye nawe twakora ubukwe. Eunice ahita aseka ati hoya ntumbwire ibyo bintu, koko se warankunze bya nyabyo? Ntabwo rero wakumva ko nanjye igihe cyose twamaranye twigira nk'aho dukundana byarangiye rwose nanjye nkwiyumvisemo, birangira numva nanjye nkwishimiye, ariko se ikibazo ni kimwe, urumva byashoboka ko dukundana kandi ndi umuyobozi wawe ku kazi? Gian ati cyane, ati nyine uzajya uba umuyobozi ku kazi maze nanjye mba umuyobozi mu rugo, urumva se ibyo bintu bidakora? Birakora, twese tuzaba twagabanya inshingano. Bahita baseka rero maze batabitekerejeho rwose bagahita basomana. Eunice agahita abwira Gian ati ndabikwemereye rwose kandi ndagukunda cyane. Gian rero nawe ahita abwira Eunice ati nta kintu kinshimishije nk'uko rwose iyi misiyo irangiye, ibyo twakoraga nk'ibyo kugira ngo tugaragarize abantu ko dukundana, nyamara bikaba binarangiye koko tunakundanye. Gusa iyi niyo misiyo nakoze mu buzima inejeje, menya ko rwose nishimye, ndagukunda rero cyane. Bahita basomana. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri jyewe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.